Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubasuhuza umuherereye hose mu bice by'isi bitandukanye. Abakunzi bacu ba buri munsi nongera kubashimira support yanyu, nongera kubashimira ubwitange bwanyu. God bless you, God bless you, God bless you. Nongeye rero kubaha ikaze mwese ku nkuru y'uyu munsi, kandi mbifuza no gukomeza kuvuga neza, ndetse n'abatameze neza nabo Imana ikomeze ibe mu muhande zabo kandi igire ikibagoborera. Uyu munsi rero ngiye kubaha story ntoya cyane, ariko nongera kubibutsa yuko abantu bakunda story zacu. Ufunguye hano ukajya muri comment ya mbere urabonamo link, ndaza gupininga link. Iyo link iraza kukwerekeza ahantu dusigaye dushyira inkuru nshyashya twasohoye. Ikindi nakwibutsa nugerayo ukande subscribe, ndetse ukande no kuziye kugira ngo ujye ubona notification igihe cyose nshyizeho inkuru. Wakoze neza guhitamo Behind Hose Show. Reka dutangire inkuru yacu. Dutangiranye inkuru yacu n'uyu mwana w'imyaka 9. Uyu mwana aratubwira ati byose byatangiye umunsi umwe ari kigoroba, aho ubuzima bwanjye bwahindutse. Uyu mwana w'umukobwa yakundaga kwikinira aho ngaho muri quartier aho yabaga, ndetse uyu mwana w'umukobwa arafite umuco wo gukunda gusoma ibitabo birimo stories zitandukanye. Uyu mwana arakubwira ati nitwa Mary, nabaga mu uyu mujyi ndetse nabanaga n'ababyeyi banjye. Papa wanjye ari pasiteri yitwaga Gabriel, naho mama wanjye nawe yitwaga Miss Pastor Sarah. Ababyeyi banjye bari bubashywe cyane, ndetse bari bafite abakristo benshi mu rusengero rwabo. Aba babyeyi banjye bakundaga gukora imirimo y'urukundo, bagafasha abantu batandukanye. Ahangaha nari umwana umwe wenyine wabo, ninjye mwana umwe bari bafite, ndetse aba babyeyi banjye barankundaga cyane mu by'ukuri. Ababyeyi banjye bahoraga bari bize cyane kubera ko babonaga batakibashije kunyitaho. Bashatse undi muntu wo kuzajya mfasilita, akamfasha akanyigisha nyuma yo kumvuye ku ishuri. Uyu muntu ntabwo ari ukuri cyane, yari umuntu wo muri famiye, ndetse famiye y'inshuti. Ndetse uyu muntu yari umwe mu bakristo b'urusengero rwa papa wanjye na mama wanjye. Uyu mugabo namwitaga Uncle Dayo. Uyu mugabo mu by'ukuri buri wese yaramukundaga, ndetse bamufataga nk'inyangamugayo, ndetse ababyeyi banjye nabo baramwizeraga cyane mu by'ukuri. Umunsi umwe mama wanjye yarambwiye, ubwo yari arimo atunganya ibyo kurya bya mu gitondo, ati uyu munsi Uncle Dayo araza kukwigisha nyuma yo kuva ku ishuri. Uriya mugabo ni umugabo mwiza kandi umugabo ukunda abana, turabizi neza yuko hari ibintu byinshi uzamwigiraho. Ndangije ndamusubiza nti mama nibyo, ndetse aho ngaho namusubije ndi guseka, ntabwo nigeze mbitekerezaho cyane. Kuri njyewe numvaga yuko ari iyindi nshuti ivuye ku rusengero, ndetse ije nsanga. Nuko muri uwo mugoroba rero, ubwo bisi yamvanaga ku ishuri yangejeje mu rugo, nasanze ntegereje aho ngaho mu rugo iwacu. Ababyeyi banjye bari baramuhaye urufunguzo rwa kopi kugira ngo ajye aza akingure igihe cyose ahageze batarava ku rusengero. Akimbona yahise asuhuza, arambwira ati hello Mary, ese byagenze gute ku ishuri? Nanjye ndamubwira nti ngo byagenze neza. Ako kanya nahise nshyira igikapu cyanjye cyo ku ishuri aho ngaho ku ntebe, ndangije ndicara aho ngaho. Nuko aho ngaho yahise aseka, arangije yicara ku meza twariragaho, arangije afungura igitabo cye. Nuko arangije arambwira ati byiza cyane, reka dutangire kwiga imibare, sibyo? Bwa mbere dutangira kwiga buri kimwe cyose cyari kimeze neza, wabonaga ari ibintu bisanzwe. Uyu mugabo koko yari umugabo wihanganye, ndetse w'umugabo ufite umutima mwiza, ndetse yansobanuraga buri kimwe cyose kugeza ubwo mbyumvise. Ndetse nakunze uburyo yanyigishaga, ambwira amagambo ari fun, amagambo asekeje. Ariko hashize iminsi mikeya, hari ikintu cyatangiye guhinduka muri we. Hari ubwa mbere nabonye ko ari ikintu kidasanzwe kuri we, ariko ntabwo njye nabashakaga kugisobanukirwa, nari nkiri muto mu by'ukuri. Byatangiye ari akantu gatoya cyane. Umunsi umwe ubwo twarimo twiga aho ngaho, Uncle Dayo yaranyegereye, amfata ku rutugu, arangije aranyitegereza, atangira guseka. Arambwira ngo Mary, urabizi uri umukobwa w'umuhanga cyane. Ndangije nanjye ndamutegereza, ndaseka, ndamubwira ntuwakoze cyane Uncle. Nuko arangije arankomeza cyane ku rutugu, ndetse akankumva ari kunyegereza,